Aleluya, aleluya. Nshuti bene data, mukomeze kwigana ijambo ry'Imana kuri YouTube channel Himbaza TV. Ndabashimiye ko mukomeje kubana nanjye, mukomeje kufata mu mugongo. Reka dutangire hano Imigani 20, umurongo waho turava ku murongo waho wa kabiri dusimuke tujye ku murongo wa 4. Abahageze twatangira. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe. Aleluya. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe. Uwiteka niwe wabaremye bose. Ndasubiramo, Uwiteka niwe wabaremye bose. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe. Uwiteka niwe yabaremye bose. Nshuti bene data, twanze kunyurwa n'ibyo dufite. Twanze kunyurwa. N'umukire abarira, nanze kunyurwa. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 4. Ariko uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Amen. Ndasubiramo uyu murongo muwufate kuko ukunda kuwufasha cyane. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Nshuti bene data, uyu murongo ndagira ngo muwufate. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'ubugingo n'icyubahiro. Amen. Mumere Imana icyubahiro. Uwicisha bugufi agakora ibyo gukiranuka, akubaha Uwiteka, agakora ibyo yaduhamagariye, ingororano ye ngo ni ubukire n'ubugingo n'icyubahiro. Umurongo wawo wa 2 watubwiraga ngo umutunzi n'umukene bose barangana. Ariko twanze kwebwe kunyura n'ibyo Imana yaduhaye, tuba dushaka ibintu byinshi kubisimbuza imirimo y'Imana. Ariko nshuti bene data, wowe ufashe ino 20 izakugeza ku bubyutse, niwo mutsima w'ubugingo. Reka dusubikire ahangaha ijambo ry'Imana, tuzasubire ubwo. Wowe ukomeje gutega amatwi ijambo ry'Imana, wankurikira kuri YouTube channel bita Himbaza TV, tugakomeza kwigana ijambo ry'Imana.